ndagusoje wowe ubana natwe mu biganiro byacu biba bigiye bitandukanye. Urabibona hano ni mu mujyi rwagati, mu mujyi aha duhagaze turi quartier Mateus. Urabibona hariya hakurya ahangaha hejuru aha urabibona ni mama urwa Gasabo, ya televiziyo ya Scovia kabisa. Aha hose icyo gice cyo hejuru niho ikorera, ngire ngo wahabonye kuri iriya nzu aho twari twakuruye ureba neza. Hose kabisa ni Scovia uhakorera. Urareba rero aha noneho ni kwa Makuza, ngire ngo urahabona ari hakurya. Ni kwa Makuza, noneho ukuruye haya hakurya ni mwaya mazu meza ya Vision City kabisa, nje ngo murayazi, dore niyo ubona ari hakurya kabisa. Ubwo rero ugarutse aha ni kwa Makuza nk'uko ubibona. Noneho urabona iyo nzu irimo hagati ni yindi njya mbereka ndende zabisumba inzu zose zo mu Rwanda barimo bubaka hano. Nuko nguko hateye kabisa iyo ngiyo, ngira ngo urayibona ukuntu izaba ari ndende cyane bitewe n'ahantu iri. N'ubundi urabona hano atari ndende ariko niyo ndende. Hano ni mu quartier Mateus nkuko twabibabwiye, ni quartier y'ubucuruzi aho abantu benshi baza kurangurira ibintu. Urabibona rero tuba twaje hano hejuru aho twitegera ibice byose kugira ngo ubashe kubona ubwiza bw'aya magorofa maremare aherereye hano mu bice byo mu mujyi rwagati hano mu mujyi wa Kigali. Aha ureba hasi rero ni muri quartier Mateus, muri quartier Mateus hahandi abantu bose baba baje kurangurira nyine ibintu byinshi bitandukanye bijya hirya no hino mu gihugu. Icyo tuba tugamije hano ni ukugira ngo ubashe kubona ubwiza bw'umujyi wa Kigali niyo waba rwose udahari. Twebwe tukakubera ukajya ureba uburyo uyu mujyi ugizwe n'ibintu byiza cyane biba bigiye bitandukanye. Si byonyine tuzagenda tubereka, hari n'ibindi byose biba biri hirya no hino mu gihugu, bya bintu bidasanzwe cyangwa se ahantu ubona hateye amabengeza cyangwa se ubona ko kuhereka abantu byabaryohera nabo kuhareba cyangwa se bahafite n'amatsiko. Icyo cyose tuzajya tugerageza, nta kindi ni ukubasobanurira igihe tuzajya twahageze, tukabasha kubabwira uko twasanze ibintu byaho bihagaze, tukabibereka ku buryo tugomba kumenya ibiri mu gihugu cyacu, ibitatse igihugu cyacu, ibyiza igihugu cyacu gifite, ku buryo tugomba natwe kuzajya dukora ubukerarugendo mu gihugu cyacu niyo twaba tutakivuyemo ngo tujye mu bukerarugendo mu bindi bihugu biba bigiye bitandukanye biri kuri ino si y'abazima. Twebwe reka tujye dufatanya tubane mu biganiro byacu bitandukanye, amakuru atandukanye, ariko neze updates ziba tuba tugenda tubagezaho, naho ntimukatubekure. Niba hari aho wifuza ko twazakugira hatubwira muri comment.